murakoze cyane nagira ngo mbasobanure uko uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 wagenze mu karere kacu ka Kirehe, umusaruro twakuyemo ndetse n'urwego rwageze mu gushyira mu bikorwa imihigo y'umwaka. Ndagira ngo ntangire mbere na mbere nshimira abaturage bagize akarere ka Kirehe muri rusange, nk'uko mubizi ibikorwa by'imihigo biba byaraturutse mu igenamigambi ishingiye ku byifuzo by'umuturage, aho kuva ku rwego rw'umudugudu n'isibo abaturage bagenda bagaragaza ibikorwa babona by'ingenzi bishingiye kuri gahunda y'igihugu n'icyerekezo cy'igihugu byashyirwa mu mihigo. Tukajya nanone tugakora ibitekerezo mu byiciro bitandukanye birimo inzego z'ubuyobozi, inama njyanama, akagari, umurenge, y'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa dufatanya umunsi ku wundi mu gushyira mu bikorwa iterambere. Ariko nanone ndagira ngo mbagaragaze ko dushimira nanone abakozi b'akarere kuva ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'akarere bashyize mu bikorwa ino mihigo, kuko ku manywa na nijoro nibo tubaza inshingano zijyanye no gushyira mu bikorwa imihigo muri porogaramu zitandukanye n'amashami atandukanye dukoreramo. Uyu mwaka w'ingengo y'imari twari dufite imihigo 107 ikubiye mu nkingi 3. Nk'uko mubizi uyu mwaka ufite umwihariko kuko ibikorwa byawo twibanze ku bijyanye no kuzamura imibereho y'abaturage, cyane cyane mu rwego rwo guteza imbere umuturage mu bijyanye na human capital development, cyangwa se guteza ibikorwa byateza imbere umuntu. Aho uyu mwaka wonyine twari dufite imihigo 107, navuga ko muri yo mu bukungu twari dufite imihigo 33, mu mibereho myiza dufite 56, mu miyoborere myiza dufite 18. Nk'uko mivuze murabyumva uburemere bw'imihigo myinshi dufite mu mibereho myiza, ndetse tubona yuko hari impinduka imihigo yagizeho ku baturage, cyane yaba ari ukubaha gutanga imirimo, kwita ku batishoboye cyane cyane badafite amacumbi bashakirwa amacumbi, bafashwa mu bikorwa bitandukanye byaba ari byo kongera ubushobozi kugira ngo babashe kwiteza imbere. Akaba uyu mwaka ari umwihariko nk'uko nabivuze, tubona yuko umurongo igihugu cyacu cyaduhaye mu gushyira imbaraga mu bikorwa bizamura imibereho y'umuntu bifite ishingiro, kandi bigaragara nanone ko byatanze umusanzu ukomeye, ndetse n'umwaka tuzajyamo ndabona ari byo tuzashyira imbaraga cyane imbere, kuko ubukungu butatekereza bitareba imibereho myiza n'imiyoborere itareba imibereho myiza byaba bidatanga umusaruro nk'uko wifuzwa. Muri iyo mihigo nk'uko nayo mbivuze, muzi ko tukorera mu byiciro bitandukanye muri porogaramu zitandukanye, harimo ubuhinzi n'ubworozi, usanga bufite ubwabyo mu nirwo rwego rwihariye ibikorwa byinshi mu bukungu. Hari kwita ku bikorwa by'abikora ku giti cyabo n'ubucuruzi, hari kwireba ibikorwa remezo, ibyo byose tubisanga mu rwego rw'ubukungu. Ariko navuga by'umwihariko ku buhinzi, uyu mwaka none twawugiriyemo amahirwe. Imyaka yatambutse twagiye dukora imihigo mu rwego rw'ubukungu, ariko ntitubone umusaruro wari uteganijwe kubera ibibazo by'impinduka ry'ibihe, aho tutabonaga ibihe byiza byatumaga tubona umusaruro mwinshi. Ariko uyu mwaka twagize umusaruro mwinshi cyane. Ku buhinzi twakoze n'ubworozi byatanze umusaruro ukomeye cyane. Navuga ko ku mihigo twari dufite mu gutegura cyane cyane ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibigori, aho twageze ku gipimo cyo hejuru, yaba ku buso bwari buteganijwe 26. Muri uyu mwaka w'imihigo twabigezeho ndetse birengaho bigera ku 102%. Ariko icyiza nuko twagize ibihe byiza, tukabona umusaruro mwinshi watumye tubona abaturage bacu bana mu biribwa bihagije, bikemura ikibazo cyo kugira ibiribwa bidahagije, ariko bitanga n'amafaranga kuko n'igiciro cy'ikigori cyarazamutse. Dushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Yaba ibishyimbo, soya, imyumbati n'umuceri nabyo byageze ku gipimo cyo hejuru y'100, ariko byose turashima ko byabonye umusaruro uhagije ndetse bibona n'amafaranga ahagije mu baturage. Ikindi navuga nk'ibihingwa by'ikawa, nabyo twagize ibihe byiza, tubona ikawa nyinshi, ariko icyatumye nanone bigenda neza nuko abaturage bacu baje kwitabira gukoresha imbuto nziza n'ifumbire nziza, byunganirwa n'igihe cyiza cy'imvura. Ibindi twavuga nuko abaturage bagiye basobanukirwa ibikorwa byo gukora ifumbire yabo y'imborera, aho bagiye bakorera bimoteri mu ngo zabo, bituma byunganira ifumbire mvaruganda bari bafashe ku bwinshi. Ibyo byose ni ibikorwa byazanye umusaruro, ndetse no gukuhira ku buso butoya. Abaturage bacu bamaze gukataza ku bihingwa by'imbuto n'imboga bakoresha gukuhira ku buso butoya, cyangwa se small scale irrigation technology, aho nabyo igipimo cyageze hejuru cyane. Ku buhinzi navuga ku mihigo nanone mpindura matwara cyangwa se mpindura bukungu mu karere kacu, iyo kugira ibikorwa remezo bifata neza umusaruro.
uyu mwaka nanone turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, ni umwaka wonyine tubonye ingengo y'imari nini yo gutunganya no gufata neza umusaruro, ukaba ukemura ikibazo cy'umusaruro wajyaga utakara cyangwa ukangirika kubera ko utafashwe neza, aho tusoje umwaka twujuje ubuhunikiro bune ndetse n'ubwanikiro bw'ibigori n'umuceri bigera muri 98. Icyo ni igikorwa cyatwaye hafi miliyari 1 n'igice, ku buryo tubona ko mu myaka iri imbere tuzajya kugira ikibazo cy'ibigori bigira uruhumbu, tutazongera kugira ikibazo cy'abyo bita post harvest losses cyangwa se umusaruro wangirika mu gihe cyo guhusarura. Ikindi navuga ni kubijyanye no kwita ku matungo, aho umubare munini w'amatungo yacu yakingiwe indwara, ayandi aterwa intanga kugira ngo twongere umusaruro mwiza w'amatungo cyane cyane inka, ndetse hatangwa n'ibikoresho byagiye bifasha aborozi kugira ngo babashe kwita ku matungo yabo mu buryo butandukanye. Navuga ku bikorwa byo guteza imbere urwego rw'abikorera cyangwa private sector development ndetse n'urubyiruko mu gihe rwego rwo guhanga akazi. Twari dufite imihigo ijyanye no gufasha urubyiruko kubona ibikoresho bya toolkits, byo twita toolkits, bibafasha kugira ngo bashyire mu bikorwa ibitekerezo by'imishinga yabo. Byagezweho 100%, ndetse harimo n'ibikorwa byo kwigisha no guha ubumenyi amahugurwa abacuruzi bacu ari abatangiye umwuga w'ubucuruzi. Ibikorwa byakozwe neza. Ikindi gikomeye cyane ntabura kuvuga hano ni ikijyanye n'ibikorwa remezo byunganira ubucuruzi, aho uyu mwaka twuje isoko rinini cyane cross border market. Iki ni igikorwa nanone gihindura isura y'umupaka wacu wa Rusumo, igikorwa kizahindura isura y'ubucuruzi mu karere kacu. Ni igikorwa remezo kinini, ariko nanone tukirebera mu ngano y'inyubako, tukireba n'ingano n'ubugari bw'umusaruro uzaturukamo. Nanone mu rwego rwo kongera agaciro no gutuma twoheza ibintu mahanga, dufatanyije na koperative ikanatunganya inanasi ikanazohereza mu mahanga, huzuye uruganda rwongerewe uruganda rwa koperative mu murenge wa Gahara, ku buryo ibi nabyo bizatuma turushaho kugira umusaruro wongerezwa mu mahanga, woherezwa mu mahanga kandi ukazana n'amadovize. Ariko icyiza muri byo ni ukureba ari umushinga w'abaturage, atari umushoramari waturutse ahandi, nabyo ni agaciro gakomeye cyane mu karere kacu. Navuga nanone mu rwego rwo guteganya ejo hazaza cyane cyane h'abaturage bacu. Abaturage bacu bitabiriye gahunda y'ejo heza. Dushoje umwaka abaturage bacu bageze kuri 125,000 bizigamiye, ariko noneho tugize n'abanyamuryango ba ejo heza barenga 12,774, ugereranyije na hafi n'ibihumbi 8-6 twari duteganije. Ubona ko abaturage bacu babyitabiriye kandi tuzakomeza kugenda dushyiramo imbaraga. Nanone abaturage bacu bagizweho amashanyarazi, nabyo ari ku gipimo cyiza mu mirenge wa Mpanga, ndetse bituma n'ibikorwa remezo byaho nka IDP Model Village, umurenge, akagari n'ibiro by'umushinga wuhira imyaka waho bibona amashanyarazi. Mu bukungu navuga ku bikorwa remezo nk'imihanda. Dushoje umwaka tumaze gukora imihanda ya VUP mu mirenge 8, yoroheje urujya n'uruza rw'abaturage, ariko cyane cyane ibikorwa byabo by'ubucuruzi bizajya bikorwa mu buryo bworoshye bidahenzwe, kubera ko ibikorwa remezo by'imihanda yatunganijwe. Ndetse ntibagiye ko muri iyo mihanda harimo n'imihanda yo gutunganya umujyi wacu, igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Nyakarambi mu mirenge wa Kirehe n'wa Kigina. Ibyo nabyo ni ibikorwa tubona byatejwe imbere mu mihigo y'umwaka. Nkuko mubizi, akarere kacu ni akarere kakunda guhura n'ikibazo cy'izuba. Buri mwaka mu mihigo yacu habamo gufata neza ibidukikije, cyane cyane dutera amashyamba. Uyu mwaka nanone ibihe byagenze neza, amashyamba twateye ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu byakozwe ku gipimo kirenze 100, kubera ko byahuye n'ibihe byiza by'imvura. Amashyamba yatewe arafata, ameze neza. Ibyo byose bikaba byaragize impinduka ku bukungu bwacu. Nkuko nabivuze, iyi mihigo uko ari 33 igaragara mu bukungu, cyane mu buhinzi n'ubworozi, guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane n'urubyiruko, n'ibikorwa remezo cyane cyane by'imihanda, amashyamba, no kwita gufata neza amashyamba n'ubutaka muri rusange. Mu mibereho myiza, nkuko natangiye mbibabwira, imibereho myiza niho twashyize imbaraga kurusha ahandi, nubwo byose tubizamura icyarimwe, ariko bigaragaza mu ngano y'umubare munini w'imihigo twari dufite mu mibereho myiza, cyane cyane igenda igakora ku muturage neza. Navuga cyane nko ku bikorwa bijyanye no guteza imbere ubuzima, habaho kwita ku mibereho no kurwanya indwara. Cyane cyane twari dufite ibikorwa byo gupima abaturage bacu kumenya ko badafite indwara za hepatite B na C, no gushishikariza abantu barengeje imyaka 40 kwipimisha indwara zitandura, byo bita non communicable diseases.
ibyo bikorwa byacu byagenze neza ku buryo abaturage bacu babyitabiriye ku bwinshi, kandi igikorwa kizakomeza ku buryo tugira abaturage tuzi uko bahagaze mu buzima kugira ngo babashe kujya mu bikorwa byongera umusaruro. Nanone hari ibikorwa byo kwita ku bana n'abagore, cyane cyane kugabanya impfu z'abana, habaho gupima abagore batwite kugira ngo bitabweho mu gihe batwite, ndetse n'abana batwite bitabweho, ndetse harimo n'ibikorwa byo kongera ibikorwa byo gukurikirana cyane cyane urwego rw'abajyanama b'ubuzima kugira ngo abaturage bacu bivuze neza ku buryo bworoheje, dufatanyije n'abajyanama b'ubuzima bigabanye cyane cyane ingendo z'ababyeyi batwite, cyane cyane babitaho hafi. Ibyo bikorwa nabyo byakozwe neza, ndetse kuboneza imbyara nabyo twabigezeho ku 102% kugira ngo abaturage bacu babyara abana bashoboye kurera. Twari dufite gahunda ya mituelle de santé, nayo twabigeze ku gipimo cya 85.4%. Bidushima abaturage bacu bakomeze kubyitabira n'uyu mwaka barimo ku muvuduko ufatika, ku buryo abaturage bacu bamaze gusobanukirwa iyi gahunda yo guteganyiriza ubuzima, cyane cyane bizigamira mituelle de santé. Hari ikibazo cyo kurwanya kugwingira kw'abana, nkuko nabivuze, imihigo yacu ni yindi ifata ku buzima bw'umuturage wa none, ariko no mu gihe kizaza yita ku mwana akiri mutoya cyane, turwanya igwingira ry'abana nkuko biri mu nshingano zikomeza igihugu cyacu, aho twabikoze ku gipimo kigera kuri 99%, ndetse bikajyana no kwita ku mirire myiza, dutera ibiti kuri buri muryango bizafasha kugira ngo abaturage bacu babone imbuto n'imboga byatuma bakura bagira abana bakura neza, ariko n'umuryango ukaba umuryango utekanye ufite imirire myiza irinda indwara zishingiye ku mirire mibi. Ikindi cyari kwita gukurikirana abana bari munsi y'imyaka 5, habagapimwa kugira ngo barebe ko nta urwaye malnutrition. Ibyo byarakozwe ku buryo twageze ku gipimo hafi cya 90%. Harimo nanone igikorwa cyo kurwanya nanone kwita ku burere bw'abana, ariko birimo no kubigisha cyane cyane imikurire yabo no kwita ku bibazo byabo bijyanye n'ubuzima n'uburezi bwabo. Twahatangije igikorwa muri uyu mwaka bwa mbere kirerero ku muryango, byo bita home based ECDs. Iki gikorwa cyari cyagenze neza nubwo cyakomwe mu nkokora n'icyorezo cya coronavirus, ariko ni gahunda dukomeze gutegura neza ku buryo undi mwaka nitumara gutsinda coronavirus za home based ECD cyangwa se amarero y'abana yo mu ngo akomeza kuzakora neza, akarinda abana kwandagara, akafata neza, akabarinda indwara zituruka ku mwanda, ariko akabarinda no kugwingira, ariko bigafasha n'ababyeyi babo gukora imirimo yabo neza. Muri uyu mwaka nanone habaye igikorwa kidasanzwe cyo kubaka za poste de santé nyinshi, ku buryo mu cyerekezo cy'igihugu cy'uko muri 2024 twagombye kuba twarazirangije, twebwe tuzoshobora kuzirangiza mbere y'icyo gihe nk'uko biteganywa. Ubu ngubu dumaze twubatse poste de santé 17 muri uyu mwaka dushoje, ndetse na 7 zisigaye zikaba zizarangiza mu gihe cya vuba, kuko dusigaje mu karere kose poste de santé 7 tukaba dusoje gahunda yo kugira poste de santé. Kandi mwibuke nuko zungana ibigo nderabuzima, cyane cyane zifasha ubuzima bw'ibanze ku rwego rw'akagari byegereye abaturage. Uyu mwaka none twabashe gufasha ku bikorwa by'ubuvuzi hatugurwa ambulance. Twabonye ambulance twagomba kugira imwe, ariko twagize amahirwe tubona 2 biciye ku bafatanyabikorwa bacu, zikaba zigiye kunganira ibijyanye n'ubuvuzi, cyane cyane ku barwaye indwara zikomeye. Navuga mu burezi, burezi ni kimwe mu ishami rikomeye cyane. Uyu mwaka twari dufite ibikorwa byinshi byo kubaka ibyumba by'amashuri. Twari dufite ibyumba hafi bikabakaba muri 415, ariko twamaze kubaka hafi ibyumba 142. Hari ibyo twagizemo ikibazo cy'umufatanyabikorwa wacu bitabashe kugenda neza kubera impinduka zabaye zishingiye ku muterankunga watangaga ubushobozi bwo kubikora. Ikindi ni bijyanye no guteza imbere ireme ry'uburezi, hashyirwa imbaraga cyane cyane ku bijyanye n'imyigishirize, harebwa ibizamini bikoreshwa, ibizamini bya leta ndetse n'ibizamini bitegura abanyeshuri. Ibi ni byari ugukurikirana uko abana bitabira kwiga. Ibipimo byose by'uburezi byari byatangiye neza, bizamuka neza, intego twifuzaga zigenda zikigerwaho, ariko nkuko mubizi kuva mu kwezi kwa 3 bijyanye na gahunda z'uburezi zabaye zisubitswe kugira ngo tumaze kwita ku buzima cyane turwanya coronavirus. Nagira ngo nanone mvuge ku bijyanye
n'ibikorwa bindi byakozwe mu rwego rwo kwita ku mibereho myiza y'abaturage ari ugufasha guhanga imirimo mu rwego rwa VUP, aho twakoze ibikorwa byinshi, ariko intego yacu ntabwo ari ibikorwa remezo gusa, byari no gutanga akazi ku bantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Iyo ntego yagezweho, ndetse abaturage bamwe bagenda bizigamira, bagenda bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikindi ni ibikorwa by'abaturage by'ubudehe, aho abaturage bacu biyubakiye imiyoboro y'amazi birimo iciye mu budehe, mu murenge wa Nasho n'uwa Mushikiri. Abandi bubaka amashuri, amarerero muri Nyamugari, Mahama, Nyamugari ndetse na za poste de santé. Cyo ni igikorwa cyagenze neza. Abandi bubaka udusoko dutoya dufasha abaturage guteza imbere ubucuruzi, navuga mu murenge wa Kigina n'uwa Kigarama. Ibyo ni ibikorwa dushimira mwaka twagezeho kandi bifite impinduka cyane cyane mu kongera ubushobozi n'imibereho y'ababikora. Navuga nanone ibijyanye no gufasha abatishoboye bacu muri mwaka bashakirwa amacumbi, bashakirwa ibikorwa by'isuku n'isukura, aho uyu mwaka twari dufite intego yo kubaka amazu 698. Aya mazu tukaba tumaze kugeza ku mazu 290 hafi, ariko icyari cyangombwa twari dufite no kugira ngo umuturage wacu utishoboye mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe udafite icumbi abone icumbi kandi ryiza, ribasha kumurinda indwara, ribasha kumuha aha umuryango uba heza, kugira ngo abashe no gukora ibikorwa bimuzamura bikavana mu bukene bishoboke. Twari dufite gahunda yo gukemura ikibazo cy'abaturage badafite ubwiherero ndetse n'abafite ubwiherero bumeze nabi. Ibyo turashimira uruhare rw'abaturage bacu. Iki bikorwa byose byari kudutwara miliyari zikabaka muri 2.5 kugira ngo bishoboke, ariko mu bushobozi bukeya ubuyobozi bw'igihugu bwaduhaye hafi miliyoni 200 zirengaho amafaranga makeya. Byabashe gukorwa kubera umusanzu w'abaturage kumva uruhare rwabo mu bibakorerwa, aho ibikorwa byagezweho byo gushaka amacumbi, gushaka ubwiherero bwiza, gukemura ikibazo cy'abaturage bari bafite amacumbi mabi ashobora kubatera ingaruka n'imibereho mibi, bikorwa ku musanzu w'abaturage. Hafi icyo giciro cya miliyari 2.5 byari kuzasaba kugira ngo bikorwe, abaturage barabyikorera mu miganda, kandi hakorwa amazu meza asa neza yujuje ibisabwa, ku buryo tubona byatubera ishingiro by'abaturage bacu kugira ngo bikemure ibibazo byabo bya buri munsi bidategereje inkunga izo arizo zose. Ikindi mu rwego rwo gukemura ibibazo by'ubukungu cyane cyane by'imibereho y'abaturage babonerwa imirimo, abaturage bacu bakaba 2630 babonye inkunga muri gahunda y'inguzanyo ya financial service, cyangwa se inguzanyo y'amafaranga ahabwa abantu batishoboye kugira ngo babashe gukora imishinga iciriritse izabavana mu bukene. Ibyo bikorwa byakozwe neza ku buryo abaturage bacu babyitabiriye, kandi n'ubu dukomeze kubafasha, bagenda bashinga imishinga, batangiza imishinga mitoya n'iciriritse ibafasha kuva mu bukene. Ikindi ni gahunda ya Gira Inka Munyarwanda. Abaturage bacu bakaba 721 bahawe inka, ndetse zikomeza kwitabwaho kugira ngo bibashe kubakura mu bukene. Ikindi navuga ko habaye kubakira abacitse ku icumu batishoboye, ku buryo bacitse ku icumu bagera muri 11 bubakiwe amazu meza. Nabyo bikaba muri ya gahunda yo kurwanya imibereho mibi iri ku bantu bacu batishoboye. Dufasha abafite ubumuga, bagera amakoperative agera muri 4 yabo yose aterwa inkunga kugira ngo nabo abashe kubafasha kwifasha. Ikindi nasorezaho niko imuhigo nanone twarebye mu bikorwa by'imiyoborere, aho twakemura ibibazo by'abaturage, gukurikiranira irangizwa ry'imanza, gukurikiranira ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro y'inama y'umugenzi mukuru w'imari ya leta. Gahunda yo kwigiranaho cyane twashimye ubuyobozi bw'igihugu bwatugiriye inama itanga umusaruro cyane mu rwego rw'ubushobozi. Inzego z'ubuyobozi navuga kwigiranaho hagati y'amashuri, imirenge, centre de santé, kureba ibyo umwe akora neza kurusha undi, cyane cyane ku bijyanye n'imicungire y'ibigo. Ibi byose bikaba byaratumye ibigo byacu bigenda bizamura urwego rw'ubushobozi bw'imikorere myiza ijyanye n'icyerekezo cy'igihugu no gutanga umusanzu ufatika. Nagira ngo nanone mbabwire ko uyu mwaka w'imihigo wadusangiye umusanzu munini cyane ku bijyanye n'ibikorwa tubona mu bikomatanije kuvana ubukene, dukoresha ibikorwa bikomatanije mu baturage bacu, guhuza ibikorwa bimwe kuri babantu mu cyiciro cya mbere batishoboye kugira ngo babashe kuva mu bukene, harimo kubaha imbuto, kubaha ifumbire nziza, kubigisha cyane ibijyanye no kwizigama kugira ngo babashe kugira ubushobozi n'amafaranga make yakuye mu musaruro we abashe kubiteganyiriza mu bikorwa byunguka, kubaha inguzanyo ziciriritse zibasha gutuma babona igishoro. Ibikorwa byose byaradufashe ku buryo uyu mwaka tubona yuko waduhereye umusinge wo kurwana n'icyiciro gikomeye cyane, aricyo ntego yacu
cyiciro cy'abantu batishoboye kugira ngo babashe kuzamuka bave mu bukene, ndetse bizadufashe muri gahunda ya ESV mu bushakashatsi kusanga twarasubije mu bibazo byagaragaza yuko icyiciro cy'ubukene bugenda bugabanuka, akaba ari ntego ya gahunda y'igihugu cyacu y'imyaka 7 ndetse na gahunda y'akarere district strategy dufite muri 2020 kugera muri 2024. Murakoze cyane.